ubu umukino wa tenisi kugira ngo muzi yuko nibwo umaze igihe ariko hari n'ibintu bitatu umuntu yavuga. Icya mbere ni uko tumaze kugira abana benshi bakina tenisi kandi burya nicyo tuba tugamije. Dufite abana benshi, amaklabu yose afite abana bato kandi buri club ikaba bafite burya iyo umwana azamenya ati nise ayitangira hakiri kare. Dufite rero abana benshi bari hasi y'imyaka 10. Iyo gahunda twarayitangije. Ikindi cya kabiri ni uko ubu dufite abatoza babihuguriwe bafite urwego rumwe na bamwe mu bihugu by'akarere, ahubwo dushaka no guteza imbere ngo bazarengeho. Dufite abasifuzi officials bari bakurikirana amaturunwa nabo bafite niveau cyangwa urwego narwo rushimishije. Dufite academy ya tenisi IPRC Kicukiro hatorezwa abana biga kandi bakina umukino wa tenisi. Urumva rero ikindi twifuza ariko tugiye no gukora no gushaka za infrastructure nyinshi hirya no hino. Ariko rero iyo ufite abana ukazakuramo abazakomeza batozwa, ukazaba ufite ishuri nk'iryo navuze rya academy, ukaba ufite abatoza babishoboye, ukaba ufite n'abasifuzi nabo babishoboye muri urwo rwego, abari uburyo bwo gutangira kwiyubaka. Habasigaye gusa za infrastructure zihagije, ibibuga byinshi mu maklabu atandukanye, kandi n'ibyo federasiyo ishaka guteza imbere kugira ngo noneho tugire ahantu henshi aho abantu bashobora kwitoreza.